Iyo umuntu bashatse kuvuga ko ari ikimenya bose baravuga bati ni umuravumba cyangwa se ngo arazwi nk'umuravumba. Ibi bishatse kuvuga ko umuravumba ari igihingwa kizwi ndetse kikaba kizwi cyane kuko ari igiti cyiza gifasha abantu mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero nabateguriye uko wakoresha umuravumba cyangwa se indwara zirenga 10 ushobora kwivurisha umuravumba, dore ko ari igiti tubona hafi yacu tutagiye kure. Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ni kwa Koko wahageze ikaze. Niba uri mushyashya kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi, kuko kubana natwe ntabwo uzigera ubyicuza. Kandi namwe mwamaze gukora subscribe mukaba mumaze kuba umuryango mugari w'abantu barenga 2,000 ndabashimira cyane, Imana ibampera umugisha. Tudatinze rero uyu munsi nabateguriye ku kimera cyitwa umuravumba. Ndagira ngo mbabwire nibura indwara 10 ushobora kwivurisha umuravumba. Umuravumba ni igiti cyiza cyane, ni igiti gifite izina riri scientifique ryitwa Tetraedania iparia. Reka turebere hamwe rero indwara zirenga 10 umuravumba ushobora kukuvura. Hari ibisebe, hakaba ise, hakaba ikibyimba, hakaba ibimeme, gufungana mu mazuru, kuribwa umutwe, inzoka zo mu nda, amenyo, amibe, bronchite, kubabara mu mihogo, ndetse burya umuravumba ushobora kukuvura n'umunaniro. Ibi kandi uyu muravumba ubihabwa nuko ari antibiotique. Umuravumba kandi ni antiviral, urwanya virusi. Umuravumba ni antiseptique, urwanya microbe. Umuravumba kandi ni antibacterienne, ni ukuvuga ko umuravumba wica bagiteri. Umuravumba kandi ni antitheramique, bivuze ko urwanya inzoka zo mu nda. Umuravumba kandi ni anti-allergique, bivuze ko urwanya allergie. Reka rero nk'uko nabibabwiye kuri izi ndwara zirenga 10 mbabwire uburyo ushobora kuzivura ukoresheje umuravumba. Reka duhere ku bisebe. Iyo wakomeretse cyangwa se hari ibindi bisebe watewe n'ikintu runaka, umuravumba ushobora gufata amababi y'umuravumba ukayavuguta ku buryo abyara amazi, noneho ukayatonyangiriza kuri cya gisebe. Byumvikane ko biraryana kuko umuravumba ni igiti kirura cyane, ariko si ngombwa gushyiramo byinshi cyane, utonyangirizamo hanyuma nyine igisebe kikaza kwibumba kikuma. Ubundi buryo ushobora kwivuramo ni ise. Ise ni indwara izengereza, murayizi, ni indwara itera ipfunwe, ni indwara abantu benshi yabazengereje. Ukuntu rero wakoresha wivura ise n'umuravumba: ufata umuravumba ukawuvuguta, ibi byose ubikora nta mazi yandi wongereyemo. Ukavuguta umuravumba, warangiza ukawuvanga n'umunyu w'igikukuri, umwe twita umunyu w'ingezi. Hanyuma uwo munyu wamara kuyengeramo ukajya usiga hantu ufite ise. Nkubwije ukuri ko nta cyumweru cyashira ise itagushizeho uramutse ukoresheje uyu muti w'umuravumba ndetse na gikukuri. Hanyuma rero ku kibyimba, ukuntu ushobora kwivurisha ikibyimba umuravumba, kubera ko twabonye ko umuravumba ari antibiotique, ukuntu wabigenza: ufata umuravumba ukawuvuguta, ukazajya unywa ikiyiko kinini mu gitondo, ikindi saa sita, ikindi nimugoroba. Iyo mvuze ikiyiko kinini ntabwo ari rushe, ahubwo ni bya biyiko byo ku meza tunywesha isupu cyangwa isosi, nanone bitandukanye na ka kayiko ka teaspoon cyangwa se akayiko gatoya dukoresha mu masukari no mu mata, aho gukoresha icyo kiyiko kinini cy'isosi. Hanyuma ukawunywa mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ubundi ugafata umuravumba ukawuvuguta, noneho ugasa n'uwomekaho ya mababi yawo, ariko wawuvugusa wabyaye amazi ukomekaho ayo mababi. Ibyo bituma ikibyimba gishya vuba kikameneka, noneho wa wundi wanyweye kubera ko ari antibiotique nayo bigatuma cyuma vuba, ubwo nyine ugakira gutya ikibyimba. Hanyuma gufungana mu mazuru. Iyo rero ufungana mu mazuru, ufata umuravumba ukawihumuriza, ukawiyegereza cyane ku buryo uhumeka umwuka w'umuravumba. Bibaye byiza wafata umuravumba ukawutogosa mu mazi, ugakora icyo twita kwiyuka. Ugafata
isafuriya watetseho umuravumba n'amazi nyine biba bigicumbuka bikoreho bikibira, noneho ugafata ikintu kimeze nk'ikiringiti cyangwa se kuvureri cyangwa ikindi kintu kiremereye nk'ikesharupe kiremerera ubaye ugifite, ukunama ugasa n'uwipfuka, ukipfuka wunamye kuri wa muravumba, ubwo ushobora kuwusuka mu ibase ariko ugishyushye, ubwo impamvu ni ukugira ngo isafuriya yawe utetse itaza kukotsa cyangwa ikagutwika, aho gukoresha ibase nyine ariko ubisukamo bigishyushye bigicumba umwotsi, noneho ukipfukiranya na ya base irimo umuravumba urimo gucumba umwotsi, wa mwotsi rero ukajya uwuhumeka, uko uwuhumeka rero uragenda ukakuzibura haba mu mazuru haba mu buryo bw'ubuhumekero, icyo gihe rwose umuravumba uragufasha ndetse ugafunguka ugahumeka neza. Ku bijyanye rero no kuribwa umutwe cyangwa se migraine, wa mutwe ubabaza cyane, ufata umuravumba ukawunywa ukawuvuguta ukanywa amazi yawo, nk'uko twabivuze ni ikiyiko mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ukabikora mu gihe cy'iminsi 3, umutwe uba wagiye. Hanyuma rero kwivuza umuravumba, indwara inzoka zo mu nda cyangwa se zo mu mara, kwa kundi umuntu aba aribwa mu nda ariko ubyumva ko ari inzoka, ahangaha ushobora no kubikorera abana, ubona batagifite apeti, ubona bakubwira hato na hato mu nda harandya, ni utumikorobe buriya baba bariye. Ikintu wakora, ufata umuravumba ukawuteka nyine, warangiza ukabahabo akayiko gatoya, kariya akayiko dukoresha nyine ku isukari cyangwa se ku mata, umwana ukakamuha mu gitondo akandi ukakamuha nimugoroba, nabyo ukabikora mu gihe cy'iminsi 3. Si byiza rero kumuha umuravumba mwinshi cyangwa se nawe muntu mukuru ngo unywe umuravumba usa n'ugotomera, kubera ko ushobora nanone kugira ingaruka ku mubiri cyane cyane nko ku mpyiko n'umwijima. Niyo mpamvu tugomba gukoresha ibipimo bizwi. Ahangaha bigendana no kuri amibe, iyo ufashe umuravumba ukawutekana na tungurusumu, nabwo ukazajya ufata ikiyiko mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ukabikora mu gihe cy'icyumweru, bigufasha gukira amibe byihuse ndetse ukongera ukagira apeti ukaryama neza. Hanyuma ubundi buryo, kubabara mu mihogo cyangwa se amagiripe cyangwa se inkorora, cyane cyane ya nkorora y'akayi, ukuntu ukoresha umuravumba, urawufata ukawuvanga n'isukari. Tuvuge uciye amababi 5 y'umuravumba, urakoresha cya kiyiko kinini cy'isukari, ugashyira ku isafuriya yashyushye nyine iri ku mashyiga na ya mababi y'isukari, hanyuma ukavanga kugeza igihe bibyarira amazi. Umuravumba ubyara amazi kubera ko bawuvanganye na ya sukari, hanyuma bikabyara amazi, ubundi ugakamura. Ubwo byensiri umuravumba uba wawuronze neza, nawe woza intoki neza, hanyuma iyo umaze kuwukamura rero, utwatuzi nitwunywa nitwo ukoresha, haba mu mihogo haba ku nkorora y'akayi, biba byiza cyane. Ikindi kintu ushobora gukoresha umuravumba, uramutse wenda utakoresha isukari, wafata umuravumba ukawuteka nyine wonyine, ukabyara amazi, hanyuma ukawuvanga n'ubuki. Ibi birakora cyane ku nkorora, ku magiripe. Hanyuma ukazajya ufata ikiyiko, ku muntu mukuru ni ikiyiko mu gitondo, saa sita na nimugoroba, hanyuma iyo ari umwana mutoya guhera nko ku myaka 3 kuzamura, ni akayiko gato, ukakamuha mu gitondo akandi ukakamuha nimugoroba agiye kuryama. Nguko rero ukuntu umuravumba ari umuti w'igitangaza ushobora kudufasha tugakira indwara. Hanyuma rero ikindi kintu, burya umuravumba uvura umunaniro. Kwa kundi uba wumva utameze neza, ukumva ingingo zirakurya, ukumva nta mbaraga, kandi mu by'ukuri ntabwo uzi ikintu warwaye, ariko ukajya wiyumva ukumva utameze neza. Ikintu rero wakoresha kugira ngo wimare uwo munaniro ukoresheje umuravumba, ufata amazi menshi, amazi umuntu ashobora koga, ukayateka, hanyuma ugashyiramo amababi y'umuravumba. Byaterwa n'ayo ubasha kubona, ariko nibura nk'amababi 10 mu mazi ugiye koga yaba ahagije. Urabibizanya rero, hanyuma wamara kubibiza, ugasuka ya mazi yawe ku ibase, ukayareka akaba akazuyaze, hanyuma ugafata ya mazi ukayoga.
ushobora gufata ya mababi ukajya ukora massage ku mubiri wawe, ya mababi y'umuravumba nayo ntabwo uyata, uroga ukisiga isabune usanzwe ukaraba, hanyuma warangiza ugafata amababi ukazajya usa nkaho uyakoresha massage, haba ku maboko, haba mu bitugu, haba ku maguru, ahantu hose wumva utamerewe neza mu ngingo, hanyuma ukinyuguza ukoresheje ya mazi y'umuravumba, ukinyuguza ku buryo ya mababi y'umuravumba yagiye agufataho akagushiraho, ariko noneho ntiwihanagure, ukirekeraho ya mazi y'umuravumba, ntiwihanagure ngo ufate esime wihanagure, ukaza kuyarekeraho kugeza igihe asa naho akumiyeho, ubundi rero ukisiga amavuta yawe usanzwe wisiga. Icyo gihe ukira amavunane. Ibi ngibi ushaka kubikora nka 3 mu cyumweru uramutse iyo ndwara y'amavunane yaraguteye. Birafasha cyane, birafasha cyane. Ikindi, umuravumba kwa kundi abagore batwite bagira gutya bakabyimba ibirenge bitewe n'uko imisemburo iba yazamutse, biriya bintu ni ibintu bibaho ku bagore batwite, ni ibintu bisanzwe, ariko nanone uramutse ubonye byakabije wajya kwa muganga, ariko mu gihe ubona bidakabije kuko ni ibintu biri normal ku mugore utwite, ushobora kuzajya ufata umuravumba nawe ukawubiza mu mazi, hanyuma ukayareka akaba akazuyaze, noneho ukayashyira mu ibase na ya mababi yabyo ukakandagiramo. Abashoboye bafite imbaraga bakakumasa ibirenge, bakagenda boza ibirenge babimasa, hanyuma nko mu gihe cy'iminota 30, hagati ya 15 na 30, byaterwa n'umwanya ufite, umva bizagufasha ibirenge bibyimbuke, kandi noneho wumve uguwe neza mu mubiri, wumve ibirenge bimeze neza. Umuravumba ni umuti mwiza cyane w'ingirakamaro. Mbashishikarize rero, nta nubwo wanga gufata, buri muntu wese yakabaye afite igiti cy'umuravumba mu rugo iwe. Niba ufite aho uwutera, tera umuravumba kuko ni umuti mwiza cyane uvura indwara nyinshi, kandi utanga gufata aho wawutera hose. Kabone niyo wafata ijerekani ukayikata cyangwa se umufuka ukawukata ugashyiramo itaka, ugashyiramo ifumbire, ugateramo umuravumba, umuravumba wawe rwose waza wirukanka mu gihe gito ukabona igiti cyiza cy'umuravumba. Mwakoze rero kubana natwe, mbibutse ko ari Star 204 TV, ni kwa Koko. Ndabakunda cyane kandi nkomeje kubashimira abantu rwose mwakoze subscribe. Imana ibampere umugisha. Nawe niba uri mushyashya kora subscribe kugira ngo ikindi gihe dushyizeho ibiganiro ujye ubibona mu bambere. Ikindi, mujye mwibuka gukanda no kukazogera kugira ngo mujye mubona notification ko ikiganiro gishyashya cyagezeho. Hanyuma rero niba ukunze iyi video yisangize inshuti zawe, abavandimwe, kuko izi ndwara uyu muravumba uvura ni indwara zikunda kwibasira abantu kandi bitakabaye ngombwa. Imana rero ibampere umugisha. Bye bye bye.